Nshuti namwe vane mwese donana kuri studio umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye usingera nk'abo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze neza hano kuri studio umutware kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Kuri mwebwe rero kandi mucyaza ku nshuro ya mbere ndagira ngo mbibutse ngo mwiyandikishe. Mukandi ahasi handitse subscribe, share, follow ndetse n'inzogera. Kubera iki? Kugira ngo igihe cyose turangirije kubategura ibiganiro muze dusangire ijambo, cyangwa se n'igihe turi kuganira namwe live cyangwa en direct muze dusangire ijambo, tuzabyishimira rwose. Kandi kuri mwebwe mutabimenyereye, igihe cyose mumbona hano imbere ya kamera cyangwa se kuri televiziyo ndetse n'inyuma ya kamera kuko nabyo nabikora, nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje ndi n'icyizere. Nkaba ngira ngo ibi ngibi mubikoreshe nk'umunzani mupima ibyo tuganira namwe, ubumenyi dusangira namwe, ibyo byose mutwumva turi kubabwira bituva mu kanwa mu bipime. Ibyo mubona bidafite ishingiro cyangwa se bigotamye mudufashe mudukosore kuko ntago turaberi. Kandi ibyo muri kubona tunakora neza nabyo mudushyigikire. Mbonero n'aka kanya kuko bashimira mwese mukomeje kudushyigikira. Kubwigiraho nkandi kugira ngo mbaganirize akantu gatoya maze ibyumweru bibiri ndi kubana. Banyarwanda ndagira ngo mbabaze ngo muhembwa amafaranga angana iki kugira ngo mubibe cyangwa se dukomeze kubiba urwangano. Hashize ibyumweru bibiri turi kwakira za message cyangwa se ubutumwa buturutse mu bantu benshi bwuzuye urwangano rwa rundi rukarishye. Abenshi batwohereje ubutumwa buri kuvuga ku muhanzi watewe akato uri hano muri za Amerika, ngo kubera ko yari yifatanyije n'abandi banyarwanda mu kwizihiza isabukuru y'umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo. Nararebye mbona urwangano ruri mu banyarwanda rushobora no kuguca intege. Byarambabaje, ariko icyambabaje kurushaho nuko nabonye noneho n'urungano abana bari mu kigero kiri hasi y'imyaka 40-35 za 30, nabo noneho rwa rwangano rwarabafashe. Sinabyo byonyine, nabonye ba papa babo, ba sogokuru babo nabohereza ubutumwa bwuzuye urwangano. Ndareba ndavuga nti niba mu 2020 dukomeje kugira urwangano rungana gutya, tuzagera he nk'abanyarwanda? Bishoboka bite ko ushobora kwanga umuntu uruntu runuka utanamuzi? Bishoboka bite koko? Kwangwana ni ibintu byinshi ntanifuza no gusubiramo muri uyu mwanya, ariko narabirebye umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu, ibyumweru bibiri, bigeze aho noneho bingeze ahangaha mu ijosi numva nshaka kubiruka. Pardon kuri mwebwe wenda mushobora kuba muri kurya, ariko rubyiruko cyane cyane mwebwe mwavutse nyuma ya jenoside, uyu munsi mufite nibura imyaka 26 murakuze. Iki cyorezo cy'urwangano kiturimo nk'abanyarwanda tugomba kugisezerera. Uru rwangano nta kintu cyiza rushobora kutugezaho. Nabinganya nko gutera imbuto mu murima. Umurima nta na rimwe ujya wita ku mbuto itewe. Iyi mbuto utewe niyo yera, niyo umurima ubyaza izindi mbuto nyinshi. Uyu munsi rubyiruko
ndabizi ko bitoroha, nta nubwo bizoroha, ariko twipakurure urugomo, twipakurure ubugome twarazwe n'abakurambere bacu, twarazwe na ba papa na ba mama na ba sogokuru na ba nyogokuru, kubera ibikomere by'intambara, ibikomere bya jenoside, ibikomere byo guhunga, ibikomere byo guhunguka, ibikomere byo gupfusha. Uyu munsi abanyarwanda dufite icyo nakwita trauma, ntago nzi ijambo bingana mu kinyarwanda, irakabije, irakomeye, kandi ni ngombwa ko tumenya uburyo tugomba kwitwara twese nk'abanyarwanda. Ntago ari abanyarwanda barokotse gusa uyu munsi bagomba kwitabwaho kubera ibibazo bya trauma, baba ari abanyarwanda bahunze cyangwa se n'abanyarwanda ndetse bishe, twese uyu munsi dufite trauma, kandi iyi trauma igaragara mu buryo bwinshi. Harimo abaza kwihora, harimo ababeshya, harimo ababiba urwangano kubera ibyo babonye. Hari ibintu byinshi uyu munsi turi kubana nabyo. None ndagira ngo mbasabe mbivanye ku mutima, dufashanye uru rwangano turwivanemo. Ndabarahiye nti nitutivanamo uru rwangano dufite nk'abanyarwanda, imyaka 5 iri imbere u Rwanda ruzaba rwahiye nanone, hari n'ubwo ishobora kuba mike kurushaho. Uru rwangano ruri kugoreka imiryango myinshi y'abanyarwanda, harimo n'inzirakarengane zo mu bwoko bwose uko ari butatu. So rubyiruko, muze dufatanye tubireke, dufatanye tubirwanye, dufatanye turandure imizi y'urwangano, turandure imizi y'urugomo, turandure imizi y'abantu bose bari gucuruza urwangano kubera impamvu zabo bwite, ariko atari ibintu bibereye abanyarwanda cyangwa se bihagarariye abanyarwanda muri rusange. Kubw'ibyo rero nibyo nari mfite ku mutima nifuzaga kuganira namwe, kandi mbasabe nti nimuze rwose turandura urwangano, turandura urwangano nk'urubyiruko, turandura urwangano nk'abanyarwanda, abenegihugu, ntidukomeze kubigumana. Ndabashimiye cyane kuri mwebwe rero mukihaza kuri iyi nshuro ya mbere na kuri studio Umutware. Mwibuke kwiyandikisha, mukande hasi handitse subscribe, share, follow ndetse n'iriya nzogera, kugira ngo uko dukomeza gusohora ibiganiro muze dusangire ijambo, kandi munibuke no kutwohereza komanteri zanyu mukoresheje WhatsApp ndetse n'ubundi buryo bwinshi mushobora kutugeraho. Nigewe Sengera nkabo bikorwa Freeman hano kuri studio Umutware. Mbifurije mwese kugira umunsi mwiza ndetse n'ijoro ryiza. Naho gutaha.